None ubu bimeze bite nimba atari ibanga gahunda iteye ite kuko urabona abantu bakurikira nabo barabizi umukobwa muto ku muntu mukuru nkawe sinzi ariko ku bwanjye mbona okay yenda kuba naba murutaho gakeya ariko nanjye ntabwo nshaje hanyuma sinzi nimba mwambonye nza bucece hari umusore nawe ndi kumwe nawe uriya musore ninde Gogo je sinzi ngwino hano none turebe uko bimeze Gogo ndamuzanye amakuru twande rukundo Sharif none se ngiye Gogo uyu mungu duhura ari inyuma yambwiye ngo yumvishe ko ufite gahunda yo kuza hano ariko ntiyanditse nanjye uko mbisanze nuko nguko bimeze bite muraziranye ubundi uriya mukobwa ego ndamuzi muziranye muti no mu ex wanje ayisaba mu ex ko yateye ivi none ubwo ngubwo ari nkawe urumva ukabona umuntu mwakundanaga aterera ivi gisaza nk'iki ngiki Hola mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanjye Albina Sini good girl in the city queen of the mic hano tukaba dufite amakuru atangaje cyane abantu dusanze bari mu gikorwa mutarabona kataraboneka nkuko mubibona nta handi hantu biraba umukobwa utera ivi ku mugabo mukuru nk'uyu nguyu reka tubegere turi uko bimeze uyu muteguro ni amahoro amakuru ni meza mwiriwe neza mwiriwe tubasanze mu gikorwa rero kidasanzwe ngiye binteye n'amatsiko ndumva n'abari gukurikira Legacy TV nabo bibatangaje cyane byagenze gute ni gute wafashe iyo gahunda atangira utwibwira witwa nde abazina yanjye banyita Uwimbabazi dance ariko nzwi ku izina rya Gogo nkaba ndi umukinnyi wa filime wowe bakwita nde murakoze cyane nitwa Nyabenda Izayi se reka mere kuri Nyabenda Izayi bigenze bite ko nsanze Gogo apfukamye iyi ni gahunda runaka yindi murakundana koko bimeze bite okay turakunda mbega nkuko bigutunguye nanjye birantunguye muri yaje mu maso birantunguye cyane turakundana kandi tumaze n'igihe dukundana ubwo rero nari mfite ubutumire bwiwe aha ngaha none se Izayi ubusanzwe ndabona uri umugabo ukuze rwose ese urumva hatari ukuntu bise bituma nk'agaciro kawe kagwa hasi sinzi njye nago kagwa hasi ku umukobwa mwiza nk'uyu se noya ntabwo kagwa hasi byakiriye gute wari ubizi ko yabikoze yabiteganyije cyangwa wiyiziye gutyo gusa ntabwo nari mbizi kandi byakiriye neza Gogo amakuru se amakuru ni meza ubuze bimeze bite ni gute wafashe umwanya ukavuga uti kantera ivi nta soni byaguteye bimeze bite oya nta soni byanteye ubwa mbere ariko tubibonye nta nandi hantu ngiye mbizi ni n'ubwa mbere rwose ahubwo ndumva mwanasubiramo nkareba ariko none se mumaranye igihe kingana gute we na Izayi tumaze imyaka 3 wari warabiteganyije se kuki warindiriye ko ari wowe ubikora kuki utarindiriye ko ari we utera ivi erega nta mpamvu z'uko abakobwa natwe twabaho nta gaciro dufite tuba tugomba kugira agaciro tukagira uruvugiro so rero njye nabitekerejeho numva ko ngomba kubikora ndabyumva cyane byaba bihuye nuko usanzwe ukina amafilme kuko umuntu ukina filme abazi kwinjira mu bintu mu buryo bworoshye cyangwa nakarusho kavuze uti uyu muntu ndamukunda reka mbikore nakarusho kanjye hanyuma uravuze uti abakobwa kwihesha agaciro ariko nyamara nabonye ngewe wari upfukamye nari mpfukamye nyine nari ndi kumupropose nawe ngira amahirwe aragemera ntabwo ari nka babandi bahita bakujugunya gusa yakwanga iyo avuga ati hoye urumva nyine byari kuba ari igisebo ariko nawe mise mbibona ko nkunda hanyuma se ubiteganye urabona hari abantu bambikana impeta bikahita birangirira uwo munsi n'amafoto agasohoka bikarangira uwo munsi n'igikorwa gikurikirana tukimenye mwe mufitiye gahunda dufite gahunda yo kubana ntabwo bizarangirira hano usi yaguhakanira
oya ntabwo ari kubikora nari mbyize. aha ako kantu uvuze uti wari ubyizeye. Hari igihe rero umuntu amara kukwambika impeta nyuma yaho murabibona muri iki gihe ugasanga umuntu nta nubwo mugumanye cyangwa se nyuma yaho nta nubwo ubwo bukwe bubaye. Ninde uzakora ubukwe se ko ari uteye ivugo ubukwe ni uri bubutegure cyane izaye? Tuzafatanya. Kandi kuri icyo yenda wari unamubajije usanga nk'ubu mbega urabona turakuze. Ubwo rero kujya gutegura ikintu nk'iki nanjye bitandimo nabyanga. Ariko turakuze warubajije uti bishobora guhinduka oya ntabwo ariko. Akabazo k'amatsiko cyane izayi ko ari uteye ivi nyuma nawe uzatera ngira ngo iki ngiki kirahagije kuko sinzi ko nazamusaba ko tuzabana kandi yamaze kandi kubigize nabyemeye nawe yabisabye. Okay, hanyuma muravuze muti twese dukina filme cyangwa n'ibindi mukora nibyo mwahuriyemo niko mwakundanye cyangwa hari ibindi byabahuje? Okay, hari dukina filime ariko tujya kumenyana twahuriye ahantu mu bukwe. Nsanga nubwo ari ubikoze ariko n'igihe wabanjije kumukunda noneho nshakisha uburyo nanabona ni nomero ze tugeze ubwo turahura dutangira kujya tuganira haba kuri telefoni haba kuki. Ubwo rero biza kugeza ubwo noneho rero kuba kina filime nanjye nkakina filime byabaye ibindi byiyongera. Okay, iyo filime se muri kuyikoraho cyangwa yarasohotse iri hanze? Okay. Filime ubu turi gukinana yarasohotse yitwa Akabaye Icwende. Ikaba iboneka kuri YouTube channel Icwende TV. Ni nayo mwembi murimo? Ubu tuyirimo twembi. Ni filime y'amazerisi cyane filime irangira? Oya ni filime ikomeza. Okay, murakoze cyane. Akandi kabazo k'amatsiko uravuze uti duhuye dukuze ariko ngiye nkurikije amaso yanjye nizere ko atari amaso atari kumbeshya ndi kubona umukuru ari wowe. None ubu bimeze bite nimba atari ibanga gahunda iteye ite kuko urabona abantu bakurikirana nabo barabizi umukobwa muto ku muntu mukuru nkawe sinzi ariko ku bwanjye mbona okay yenda kuba naba murutaho gakeya ariko nanjye ntabwo nshaje. Ubwo rero nta ntera ndende irimo ku buryo hagati yanjye nawe ku buryo habamo ikibazo. Okay, Gogo reka tugaruke kuri wowe. None se abandi bakobwa ubundi busanzwe usanga iyo bari kumwe n'umugabo ukuze anyihanganiriza tuhita tubita aba sponsor siko bimeze uyu ni sponsor cyangwa hari yindi gahunda n'urukundo rukugenza rwatumye utera ibi? Byose. Okay. Urumva ndamukunda cyo cyambere. Ariko nyine no mu buzima busanzwe urumva nako najya kwifata ngo nerere umuntu ivi umuntu uraho ngaho nyine utabasha no kungurana mitu y'ijana. Yari target esizaye urumva agenzwa na kamwe gusa riravi ko numva ari amavi ahubwo. Buriya rero ikintu avuze ni ukuri kandi n'undi muntu utabikubwira yaba yabiguhishe. Kuko ubundi hari ubuzima nukubaho nyine kandi ntabwo wabaho udafite ubushobozi. Ntabwo birero bishatse kuvuga yuko yenda kunza amafaranga kundenza ahubwo nuko byose bisayidirana. Okay, nukuvuga ngo byose biri kugenda ni kuri deal ni no kuri sponsorship ni na love. Okay, tugarutse kuri gahunda y'iyo filme yanyu ifite umuntu yiyobora cyangwa nimwe muyiyobora harimo abantu benshi iteye mu ncamake cyane vuba vuba? Okay, iyo filimi Akabaye Icwende nije mwanditsi nkaba producer ndetse nkaza ndi n'umukinnyi nkinamo nitwa Mayira. Uyu rero musheri wanjye nawe ni umwe muri abo bakinnyi akaba yitwa Sofia. Ubwo ni filimi ifite abakinnyi bageze nko kuri 20 ndetse ifite episode tumaze kugeraho 13 zimaze kujya hanze.
ariko ikaba iri gukomeza. Ni filime nziza cyane ivuga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu ngo hanze aha ngaha uko biri, uko biteye muri make, gucana inyuma, kuba bamwe ari abasinzi, habonekamo abasinzi. Okay, ngarutse kuri gahunda rero y'uyu munsi yo gutera ivi n'iki, hari ikintu ndi kwibaza cyane, se murateganya gukora ubukwe gute? Umukobwa azahita yihuta nk'ukuntu yihuse se yizane mu rugo, bimeze bite? Nkeka ko hari jyewe icyo kibazo ubajije, ariko nk'uko ibingibi ni igikorwa cy'ibanze cyo kuba bigaragara yuko hari umushinga wari uteguwe, kuko ntiwahurira n'umuntu mu muhanda ngo muhite mupanga ibingibi. Ariko nyuma y'ibingibi nabwo tugomba kwicara nanone tugapanga ibikurikira dukurikije n'igihe turimo. Hanyuma sinzi nimba mwambonye nza bucece, hari umusore nari ndi kumwe nawe. Uriya musore ninde Gogo? Je sinzi anciyeho duhagarira rimwe, ariko sinamenye ngo ni gute. Uriya musore ninde? Cyane umwana wa Isayi? Oya, ya ninde se? ni umushiti wanjye. Yari yaguherekeje cyangwa hari ubundi bucuti bwihariye? Oya, nta bucuti bwihariye buhari. Yari azi si gahunda ujemo? Ntabwo yari ayizi. Ni ukuvuga gusa nyine twari dufitanye gahunda y'uko turi buhurire hano nawe. none se hari ikibazo muzanye hano akanyibwira neza nimba ari uko gahunda iteye? Nta kibazo muzane. Irizwa ririzi, reka tumuzane. Ngwino hano noneho turebe uko bimeze. Gogo ndamuzanye. Amakuru twande rukundo Abdurusharif. none se ngiye Gogo, uyu mungu duhura ari inyuma yambwiye ngo yumvishe ko ufite gahunda yo kuza hano, ariko ntiyansi nanjye uko mbizanze nuko nguko. Bimeze bite? Muraziranye ubundi uriya mukobwa? Yego ndamuzi. Muziranye muti? Ni umu ex wanjye. Ayisaba umu ex ko yateye ivi? None ubwo ngubwo ari nkawe urumva, ukabona umuntu mwakundanaga aterera ivi igisaza nk'iki ngiki. Uyu musaza se wari usanzwe umuzi? Ajyaga amubona nyine nawe se ko nyine ubu nyine ankuyemo tayari, ubundi nyine ntabwo nari nzi ko bakundana tu, gusa nyine hari utujeste ugenda ubona nyine ukabikeka, ariko nyine finally ubu se simbafasha. Gogo amakuru? Amakuru ni meza. Nese ibyo bintu babivuga iki? Uyu musore uramuzi? Uramuzi. Twande. Kwasetse nyamara ntagakoze Gogo. Asanga yararyibagiwe, nzi ko abasaza baforumata. Okay. Gogo urabivuga iki se kuri uyu muntu? None se ikibazo afite ni ikihe? Njye na propoje byarangiye. Wari wabimuteguje? Mbimuteguze se nari kumusaba uburenganzira. Isayi uyu muntu usuye umusore uramuzi? Okay. Jewe ntago muzi, ariko ndamusaba ko ajya akoresha ijambo ryiza, ikinyabupfura, kandi nkeka ko rwose yahisemo neza, kuko niba umuntu barakundanye kandi akaba ari umuntu ushobora gutuka n'umuntu batagize mu gisaza, yakunze igisaza ibiki n'ibiki, ariko okay, buriya ikigaragara nuko umukobwa yabisobanuye kandi ni karubanda biranagaragara, ibyo birahagije. None se biragenda bite? Wedeje uti ni umu ex, umugira umu ex uyu munsi nyine imbere y'amaso y'abantu bose, urumva ibyo bintu bikwiye se nimba ari umukobwa akundaga koko? Okay, yenda nyihanganire nimba nkoresheje imvugo mbi, ariko nyine niwo mwanzuro nyine niwe wawifatiye. Kuko nje dejo urabona nawe bibaye wabibonye. Wowe se kuki utihuse nimba koko aramukundaga ukavuga uti urabona gahunda y'abantu bakundana babiri kuri wowe iteye itubundi gahunda y'abantu bakundana umuhungu n'umukobwa? Urabona ibintu byose ubundi tumenyere ko ibintu byose ari gake gake, hari igenda haba hakiri ikibazo cy'ubushobozi, sibyo? None ukavuga ati ibintu nibishakwa mu gihe ubwo bushobozi butaraboneka, waba uretse kwihutisha ibintu, kuko hari igihe ushobora gupropose umukobwa nanone ugasanga hari geste ya mbere mwarayikoze kwanza,
ako ugasanga n'ubundi finally birangiye ba bandi nyine navugaga mu mbabare sinongera kubisubira akubwo nabwo se okay wenda reka nse nkuvugira na Gogo mo gato umukobwa n'ururabo iyo ururabyo urusize ahantu rutari kuhirwa rutari kwitabwaho rugira rute rurapfa cyane none se ubwo Gogo si yaba yarabaye urwo rurabo reka mwibarize Gogo bimeze bite hagati yawe n'uyu mwamubanye mute twarakundanye ariko naje gusanga nta gahunda afite njye nifatira umwanzuro ndamureka. iki cyakubwiye ko nta gahunda afite n'uburyo twaganiragamo kandi n'ibyo yakoraga ari igihe umuntu agukorera ibintu ugahita ubona nta gahunda afite nawe ugahita ufata umwanzuro nk'umuntu mukuru. none se Gogo hari akantu avuze aravuga ati ubushobozi ubwo se waba utaramuretse kubera fiance yaba afite ubwo bushobozi aya nakubwira urucabana n'urucabana niyo waba uri mu myuwakabakaba. none se ubu ngubu ngiye mfite ikibazo turabizi neza ko kenshi bavuga ngo abantu bakuze cyangwa iki baba barushye baba badashoboye imirimo imwe n'imwe y'urugo urumva uretse bogari fiance hariya sinzi uko bimeze wowe urabivuga icyo urabona yuko yaje yanifunze ariko nawe wajya yari afite na gahunda none se ubwo yambwiye duhurire hano banza nimba yashaka kumbabaza gusa nayo ndimo ninywera akantu nuko nyine nanjye mbonye ibibaye njye nayindi ku yandi meza hariya hirya ako nyine nuko nyine tako ndumva mfite agahinda byatari. none se ubundi ubu ngubu nimba yateye ivi kuko kandi wamukundaga ntiwamukundaga nta kintu wabikoraho kandi umugize ex nta yindi gahunda wamukorera runaka cyangwa urabireka bigenda uko ubwo nyine hari ubundi buryo wenda umuntu azabigenzamo ariko sinzi haracyari amahirwe kuko impeta ya fiançailles hari icyo isobanuye pe ariko ntabwo ari byinshi ntabwo irenze pe niko kuri Gogo wowe urabyemeranya nawe ko bitarenze ajya muri gahunda cyangwa uratokesheje yangiye kuri njye birarenze. urumva wagira icyo ubwira uyu musore giteye gite icyo namubwira ni uko igihugu kitagira abaperezida babiri ubwo kigira umwe ndabeshya sheri rero nawe buriya akwiriye gushaka undi umunyuze umwakira nawe mbega bakakirana nta mpamvu yo kwiheba. uravuze uti igihugu ntabwo kigirwa n'abaperezida babiri ariko nyamara haba hari abaminisitiri abasenateri n'abandi bagiye batandukanye mu gihugu bayobora. none njye mfite ikibazo cy'amatsiko ubu niki kikwemeza ko Gogo aje wenda adatwite cyangwa adafite ikindi kibazo runaka urumva azanywe n'amahoro nimba koko yagukundaga afite undi musore ku mpande oya ageze igihe cyo guhitamo ntabwo biba bishatse kuvuga ko umuntu ashobora gukunda umuntu umwe kuzageza igihe ashakiye ahubwo amahitamo ye yayagaragaje. ubwo rero navuze ko uyu ari igihugu nanjye nkaba umuperezida ubwo ibyo kuba twite nabyihanganira uramwakira rwose nta kibazo buri iyo wemeye ni hatari kweri hanyuma se bogari baravuze bati igihugu nta perezida babiri ubwo no kuvuga ngo wasanga no muri icyo gihugu utabagayo wasanga uri diaspora. none njyama ikibazo cy'amatsiko ubu Gogo bizo tekatagucitse afite gahunda epfo uzise hano bagabo nyine bari mu myaka y'uyu mugabo nyine baba romantike cyane bakanaturusha ibyo yivugishwa ngo ibihugu ariko arabizi ko umuperezida asimburwa n'undi kandi buriya umuntu yakubanje buriya yanakongera urumva no kuvuga ngo anytime dushaka kumva tukumva aba elections amatora mashya n'ubundi igihari urumva nkuko icyo gihugu nagitsindiye manda ya mbere nkayiyobora buriya niya gatatu nahiyobora ndacyafite icyizere cyangwa ugahirika ubwo uzaba uhiritse ubutegetsi subizi se kudeta yayindi mbi cyane ariko ndi kubona Gogo bimusetsa Gogo ibyo bintu nta kibazo ndi kubona ari kunseta hanyuma se nusanga narize nkageraho nkihanagura nyine numvishe ko nyifite icyizere n'ubundi none se ubu wowe nta kintu uri kubona
mu maso yawe ubwo ababireba nibo bari bugire icyo babivugaho. Ngeweho ibi birantunguye kuko n'ubwa mbere mbonye umukobwa muto atera ivi ku musaza, niko twabivuga. Ariko harya bajya baririmba ngo gute, ngo nyibutsa Gogo, hari iyo ndirimbo mvuze umusaza, hari ikintu nibutsa ajya avuga ngo umusaza ni umujene. ubwo rero wowe inalala sibyo ya bon. Hari abantu benshi cyane bakurikiye gahunda, bakurikiye ibintu bibaye aka kanya. Kuri wowe urababaye se, cyangwa sinzi niki wavuga ku bahungu bagenzi bawe ibintu biri kubaho, cyangwa se kuba wowe ubiciye muri umva umeze uti niye gahunda ugiye gukora, urumva wakora iki? icyo nagiye reka yenda mere ku nama nagira abagenzi banjye nyine bashobora guhura n'ibintu nk'ibi, bijya mu bintu bikwishora mu bintu by'inkundo nta mafaranga bafite, babanze ubundi mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo shaka inyama za zindi nyine zizizana. Nicyo nshaka kuvuga. Ubu ni ukuvuga ngo gahunda ikurikiraho Gogo nutajya muri ubwo butegetsi bwiwe ugomba gushaka budget mbere y'uko ukundana, kugira ngo ubutaha hatazagira irindi kosa rimbaho nk'iri. Nyine ubwo nyine tunge umwanya wanjye, ubwo nyine fiance wanjye agiye kuba akazi. Urakoze cyane Gogo. Wowe niki wabivugaho? Urabona ubabaje umwana w'abandi, baravuga ngo uramurijije. Ubwo se urumva niki cyakurikira ibi ngibi, iyi gahunda? Ese wakumva n'abandi bakobwa bakora nk'uko ukoze, urumva wahisemo neza cyangwa? Ntabwo nabagira inama kuko sinzi ibyo batekereza mu mitwe yabo. Uzumva bishoboye azabikore, batabishoboye azabyihorere. Njye nakoze icyo amarangamutima yanjye yanegetse. Urakoze cyane Gogo. Izahise urabivugaho iki? Niki wabwira abandi bari mu rungano rwawe? Kuko ubu ngubu abantu benshi ni ikibazo kitoroshye kuba wanaretse, nimba koko wari ufite iyo budget nk'uko uyu nguyu abivuga, ukaba wari ufite umuteguro warateguye, ni gute atari wowe wateye ivi? Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Niki wabivugaho? Hari n'ijambo nshatse kuvuga mu kanya, ubwo uyu musore yaravuze ngo aca umugani ariko ntabwo ari mwiza, ngo shaka inyama ngo za zindi ziziza. Yashaka kuvuga imbwa. Niho mugani yashatse kuvuga, shaka inyama imbwa zizizana. Ubwo rero ndumva nanamugira n'inama yo kuba agomba kuba mu bintu ari seri. Ikindi akamenya kwikontorora. Bishobora kuba hari icyo yamunenze atabasha kuvugira ahangaha, kandi kunkunda ubona nanagize hari impamvu. Ubwo rero nagira inama abantu cyangwa se n'abagenzi banjye ko nta n'umuntu ugomba kwiheba ngo avuge ngo imyaka yanjye sinabona unkunda. Ubonye muri aka kanya muri uyu mwaka cyane rwose. Mwabyiboneye, nabwiye ngo ni hatari kweri. Mwari muri gukurikira Legacy TV, mbibutsa gukanda kuri subscribe, mbibutsa gukanda kuri notification button, mbibutsa nanone kwandika comments ku byo mubonye. Se mubyumva mute? Birakwiye ko umukobwa muto yafata umwanya agatera ivi ku musaza ngo nuko amukunda cyangwa nuko afite ku mufuka? Ese birakwiye ko wa muhungu mbere yuko ajya mu rukundo abanza gushaka ikofi cyangwa agashaka izo nyama ngo abandi bakizana? Nagakomeza mukomeze mukurikirane gahunda za Legacy TV. Mwari muri kumwe nanjye Albina Seni, Queen of the My Good Girl in the City. It is what it is. Let's go.